Ushobora kuba utazi indimi nyinshi cyane ukumva ni ikibazo gikomeye cyane, ariko ubu ngubu ngiye kuba nagufasha kukwereka uburyo ushobora kuba wakoresha WhatsApp yawe, izindi mbuga zawe zose ukoresha bikaba byakorohera ko ushobora gucatinga mu rurimi ushaka, ukaba waganira n'umuntu mu rurimi ushaka ndetse rwa rurimi wakoresha bikaba byakorohera kuba warumusubizamo, cyangwa niba hari nk'ibyo akubajije nawe ukajya ugira ute, ukajya uhita ubimusubiza diregite. Kandi ushobora kuba uzi nk'ikinyarwanda gusa, ushobora kuba uzi nk'igiswahili gusa, ushobora kuba uzi indimi zose zo ku isi. Aha ngaha ngiye kugufasha uburyo bworoshye cyane bushobora kukwereka uburyo ushobora kuganiramo n'uwo muntu, ukaba yagusubiza nawe ukamenya ibyo yagusubije. Ibyo byose ukaba wenda wabyakira mu rurimi rw'ikinyarwanda nk'uko nabikubwiye, cyangwa indimi zose zo ku isi nk'uko nzikubwiye. Aho ngaho wenda ndamutse nkubwiye ngo wenda havuyemo ururimi runaka, oya, aha nta rurimi na rumwe ruvuyemo. Ushobora kuba wakwandikiranamo n'umuntu ukumva niba ari Igifaransa utari ukizi, wenda utarigeze unakigaho na gake, niba ari Icyesipanyolo, niba ari Icyongereza, niba ari indimi zose zo ku isi, ukaba wagira uti wazandikiranamo n'umuntu ibyo akwandikiye ukajya umusubiza nta bintu byo gutegwa, nta kibazo na kimwe ufite. Aha ngaha rero ni uburyo bworoshye cyane ngiye kuba nabigufashamo. Ni uburyo tugiye kuba tugiye kuba twakinyiranamo step by step kugira ngo tuze kuba tuze kuba twasobanukirwa. Nibagirwa gukanda subscribe ku Ihozo TV, nge tuba turi kumwe n'iki kiganiro Returo. Ndagira ngo ukurikire akantu kandi kugira ngo bataza kuba hagira ikintu kigucika cyane. Tangira rero noneho tujya muri Play Store, kuko ni Android turimo turakoresha. Telefone yacu na Android ntago ari iPhone, rero niyo tugiye kuba twakwifashisha. Ariko no ku iPhone birakunda rwose, nimugire ikibazo, ahubwo byo bikunda cyane. Ariko reka tugere tubanze turebe. Ubona ko twabanje kujya muri Play Store tukabanza updatinga WhatsApp yacu. Nicyo kintu cya mbere ugomba kwitaho. Buriya application yawe iyo ita-updatinze, yaba WhatsApp cyangwa izindi zirya umuriro zigatuma telefone ishyuha. Ku kantu mujye mukamenya mwikoze muri Play Store yanyu, mujye mugenda mureba ama application ata-updatinze muri App Store, muri Play Store. Izo zose nyine mujye muzikurikiranye, kuko zirya umuriro zigatuma telefone yanyu ishyuha, bikaba byagira bite byanazangiza. Kuko ushobora kujya kubona ukabona nka motherboard yayo cyangwa umutima wayo, bitewe nuko ubyita, ukabona ugize ute, urahiye, ukabona telefone yawe ntikomeje kuba yakora nk'uko yari isanzwe ikora, bikaba byanarangira igize iti izimye. Aha ngaha rero reka tubanze updating WhatsApp yacu. Urabona ko irimo igiye kuyapdatinga rwose, igira iti irangiye, kugira ngo cya gikorwa cyacu cyo kumenya uburyo ushobora kuba wakoresha WhatsApp ikaba yagufasha kwandikirana mu ndimi zose wumva ushaka, nta rurimi na rumwe utezwe. Niba ari Umushinwa muri kuganira, ukaba mwakwandikirana Igishinwa, niba ari Umurusiya mukaba mwakwandikirana Ikirusiya mu rurimi rwabo rwose, akajya abibona akavuga ati uyu muntu ni umuprofesiyoneri kabisa, indimi arazumva. Aha ngaha rero ni uburyo bwiza bwo kuba wakoresheje WhatsApp yawe, wakoresheje Facebook yawe, imbuga zose zo ku isi. Ndakurahiye ko bigira bite bikunda. Reka mbanze mbereke wenda WhatsApp, kuko abantu benshi cyane mu Rwanda bakunze kuba bayikoresha cyane, nk'abapapa, ba mama, abakobwa, abasore, abana bato bemerewe gutunga telefone. Nyine ubwo nabarengeje imyaka 18, ariko ndakeka ko n'umwana muto cyane nawe yemerewe telefone, ariko akagira ibyo yemererwamo. Rero urabona ko WhatsApp yacu imaze ko yakwiupdatinga. Ikindi tugiye kuba twakurikizaho ni ukujya muri telefone nyine tukareba wenda umuntu tugiye kuba twagiraho twakoreraho ubushakashatsi, kugira ngo mbereke ko ibi bintu bigira bite. Ibi bintu birakora rwose, ntimugire ikibazo. Hano rero reka tubanze duhera hangende mbanze nkwereka. Urabanza ugaca ahangaha ugakirika hano, urabona utwo tuntu nta muntu tugira muri fone ye. Noneho ikindi kintu cya kabiri ugomba kureba kari akantu kanditseho translator, niko kantu ugomba gukandaho. Urabona ko hahita haza, iyo umaze gukanda translator nyine hahita hazaho imirongo ibiri. Hano ndabona bitarazamo, reka nongere ngerageze kugira ngo bibanze bize, kugira ngo tuze kuba twagira dute, kugira ngo tuze kuba twajyana, uze kuba wasobanukirwa rwose uburyo ushobora kuba wakwacata n'umuntu kuri WhatsApp, kuri Instagram, kuri Facebook, kuri imbuga zose zo ku isi zose. Rwose ntugire ikibazo. Reka aha urabona ko twa tuntu tuje, urabona hari ahantu hejuru ho kwandikira, hakaba n'ahakabiri ho kwandikira, ariko ugiye kuba wareba. Reka tubanze ducuzinge ururimi tugiye kuba twakifashisha muri telefone yacu, kugira
kugira ngo tuze ko twagera kugira ngo tuze ko twakandikirana n'umuntu. Urabona ko hari indimi nyinshi cyane zigiye zitandukanye ziba ziri hano mu mahitamo yawe bitewe n'umuntu muri gucatinga. Niba akubwiye ati ngewe ndi umuhinde, umudage, umwongereza, umwesipanye, umufilipine, umufaranse, umujyamane, buri muntu wese biturutse n'igihugu arimo rwose murandikirana, kandi ibyo uri kumwandikira bikaba byagira biti bikaba byabona. Nyamara wowe wifashishe ururimi rwawe rw'ikinyarwanda ugira ute umwandikira nta kibazo na kimwe. uri buze kuba wagira mu myandikire ndetse no mu myakire message. Ngomba kuzakora n'indi video ikwereka uburyo ugomba gusubiza message neza cyane, ku buryo niba rwa rurimo kwandikiyemo wowe uhita ubibona direct, nta bintu byo kuvuga ngo habiciye ku ruhande ibiki byose hari ikindi kintu ukeneye. Oya, ahangaha rero icyo turi kureba ni uburyo ushobora kuba kwandikira umuntu ukamenya nyine uburyo uri kumwandikira, nyine ururimi rwe ukarumwandikira. Niba ushaka kumwandikira ngo amakuru ukabimwandikira mu rurimi rwe, ku buryo ahita yibaza ati byanze bikunze nshobora kuba ndi kuganira n'umunyagihugu wanjye cyangwa n'umuntu wize ururimi rwanjye neza, arwumva neza ku buryo bwa bundi budashidikanywaho, bwa bundi rwose umuntu mugira muca. Turabona ko hano turimo turagenda ducuzinga indimi zigiye zitandukanye. Hano nari ndi kukwereka indimi zigiye zitandukanye ugenda usanga mw'iyi application ya WhatsApp. Nakubwiye ko ari application iyi ya WhatsApp nifashishije, ariko ku mbuga zose bigize birimo, ahubwo biterwa na telefone yawe. Ugeze utereka wenda dukoreshe Iringara, turebe Iringara tugiye kuba twarikoresha aho twifashisha kugira ngo turebe ese umuntu akoresheje Iringara bigenda bite. Urabona Iringara ni ururimi rwose rwa hano hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ururimi rwose rusanzwe ruzwi hano mu Rwanda. Hari abantu bavuga Iringara bararizi, wenda bataza kugira ngo wenda hari uwo nabeshye ndavuga ntere kare ntabwo nababeshya. Ikintu cya mbere ngomba kubabwira ni ukubereka ubumenyi nyine, mukagira namwe ibyo mugira muti ibyo mwimenyera, ndetse namwe ejo n'ejo bundi bikazabagirira umumaro. Uyu munsi bishobora kutakugira umumaro cyangwa ejo ntibikugira umumaro, ariko ugasanga hari undi muntu ugize ute, hari undi muntu usanze wenda nko ku kayira byacanze, wenda hari nk'umunyamahanga yaratwaye, ugahita umubaza ati uyu muntu bitagira ikibazo, wenda ushobora kuba utashobora wenda kuvuga urwo rurimi, ariko ukaba wakwandika ukoresheje ikinyarwanda cyawe. Uwo muntu ukaza guhita ugira ugahita umubaza muri phone ati bimeze bite, ugahita umwandikira muri rwa rurimi rwe ukamwereka, nawe akandika akagusubiza. Mukamwanahana nimero ya WhatsApp cyangwa n'izindi mbuga zanyu mukoresha kugira ngo muze kumwagira mute, kugira ngo muze kuba mwaganira neza, muze guhuza. Niba ari icyo ari kukwandikira akajya kwandikira kuri WhatsApp, ugahita utranslatinga, ugahita nawe umwandikira muri rwa rurimi rwe, gutyo ugasanga umuntu mugize mute mukemuye ikibazo cyanyu, nta kindi kintu kibayemo. Nawe nzego z'ubuyobozi mugiye kwifashisha ni ibintu byose nyine mugahita mugira mute, mugahita mubikora direct, nta bintu rwose bindi biciyemo. Ukavuga ati uyu muntu n'umuprofessioneri n'umuporo mu ndimi zose, ngenda ndashaka kubafasha mukaba mugira mute, mugahinduka abaporo mu ndimi zanyu muvuga. Uyu munsi mukagira mute, mugahinduka abakire mu kijyanye n'indimi. Nta bintu byo kugira ute, nta bintu byo gukomeza mutegwa wenda reka tugire dutereka twihutisha ibintu kugira ngo tutaza gukomeza kwizimbya amagambo. Ndabizi abantu ntabwo bakunda amagambo, bakunda ibikorwa. Reka noneho tugire dute twifashishe wenda ururimi uruhera, reka turebe urundi rurimi dukoresha, ariko n'izindi zose ndagenda nkwereka uburyo ushobora kwagira ushobora kuba wazikoresha ntugire ikibazo rwose cy'ururimi uza kuba wagira mu buzima bwawe. Guhera uyu munsi ureba ino video ntuzongera kuba hari ururimi runaka rwakugora kuba warwandika cyangwa warumenya. Niba uri kuganira n'umuntu ntugire ubute rwose ngo uvuge ngo nta muntu ngo runese ngo buriya ngo nabonye ngo umukunzi ngo uturuka hanaha, ngo ko nabonye umubosi ngo uturuka hanaha, ngo ko nabonye inshuti ituruka hanaha muri iki gihugu nkaba nazo ururimi rwaho bimeze bite. Dore Icyongereza hano cyandikamo ukajya muri murandika Ikinyarwanda, ni Ikinyarwanda wandika kigahita gihindukamo Icyongereza. Urabona ko aha nshyizemo Iringara, urabona ibyo wanditse byose bahita bagira bate, bahita babikwereka. Niba wanditse amakuru arambuye ukabona ko bari kugira uti bari kubikwereka mwiringara rwose udategwa. Ahangaha nicyo kintu muba mugomba kumenya kugira ngo tumenye ikoranabuhanga. Buriya ikoranabuhanga bararizanye kugira ngo ritugire duteze imbere, ritugire ibindi bintu ritworohereza kumenya
niba ari nk'ibintu runaka ukeneye, abantu bajya mu bihugu ugasanga ngo igihugu iki n'iki nakigiyemo ariko ibintu byancanze, reka ikoze muri telefone yawe, umubwire ati mpa nimero yawe ya WhatsApp, wenda niba ari iryo jambo rishobora kuba ryakunanira, iryo jambo aba ariryo ubanza guhiga, none umubwire ati ndashaka nimero yawe kugira ngo ibyo nkwandikiye ngire mbikwereke, cyangwa ukaba utaba wenda uzi utari ngombwa ko ukenera nimero ye, ahubwo ukaza kuba wafata nka telefone yawe ukajya wandikamo ukoresheje izi translator zo ku mbuga nkoranyambaga, ugahita umwereka ukamubwira ati dore ibyo nshaka ni ibi, ndangira aha n'aha, gutyo ibyo bintu bikajya bikagufasha. Urabona nk'igiswahili, ugiye mu bantu bakoresha igiswahili ni ururimi rukoreshwa n'abantu benshi cyane, rero ugomba kugenda ugahita umwereka ati habari gani, ugahita umukubitamo ururimi rw'igiswahili, ubona ko hariya uhita icyo uhindura, urabona hari ahanditse igiswahili ugomba guhindura ugashyiramo ururimi rwose ushaka. Urabona ko hirya haba hari ikinyarwanda, ariko hirya hari translator, hariya kuri kariya gafureshi kari kureba iruhande ibumoso muri telefone yawe, kariya gafureshi kareba ibumoso nirwo rurimi ugomba guhindura, akagacenjinga hariya, niho ucenjingira ururimi bitewe naho ugiye kuba n'umuntu wavugisha. Urabona ko indimi zirimo rwose pe, indimi zirimo akayabo, Spanish, Espanyol bose, niba uhuye na ba Messi, niba uhuye na ba Cristiano, harya muri aba Cristiano nabo ndakeka ko bakoresha Cristiano bakoresha igiportugal, igiportugal nacyo kirimo, Espanyol ni muri Argentine, muri Espagne ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, naho bakoresha Espanyol. Abantu mujya kuvuga ngo indimi zabananije iki, ahubwo ko aba ari ubunebwe mugize mutima mudafite, ni amakuru mudafite mu gihangane, sorry bambe, ni amakuru mudafite yo kumenya uburyo ushobora kuganira n'umuntu mu ndimi ze, mu rurimi rwe. Pfa kuba nababwiye nti ku mbuga zose zo ku isi, iyi system irimo muri telefone burya baba barabishyizemo, wenda ikibazo gishobora kuba cyarajemo nuko badashobora kuba barabuye abantu bamwe na bamwe, ariko nagira ngo mbabwire ngo mugendana ubundi iyo ufite telefone yawe mu ntoki, ni ukuvuga ngo ufite indimi zose zo ku isi mu ntoki. Aha niko nakubwira, ufite indimi zose zo ku isi mu ntoki, ushaka waganira n'umugande, umushinwa, umunyakoreya, umuyapani, buri muntu wese mugira mute mushobora kuba mwaganira, ndetse mukaganira mu buryo wowe ubwawe wumva udategwa pe, ukumva nta kibazo na kimwe mufite, mugacata kajya gusubiza mukaganira. Guhera uyu munsi rero nicyo kintu ngomba kuba najyana, nicyo kintu naje aha ngaha ngo nicare mbe nakugezaho ayo makuru, nawe ugira uze kuba wayamenya, ndetse niwimara kuyamenya uze kuyasangiza abandi nabo bamenye ibi bintu rwose, kugira ngo batazajya bavuga ngo ikoranabuhanga ryoroheje ibintu, ukumva ikoranabuhanga, ukumva radio, ukumva televiziyo, ukumva kuba wahamagara umuntu kuri phone, reka ikoranabuhanga ni ikindi kintu kindi. Niyo mpamvu rero niba barizanye kugira ngo turikoreshe, namwe mumenye uburyo rigira rikoreshwa. Urabona nk'aha ngaha rwose indimi zirimo zo ku isi zose, nakubwiye ngo iyo ufite telefone yawe buriya mu ntoki uba ufite abantu barenga amamiliyoni n'amamiliyoni bavuga izo ndimi mu ntoki rwose, kuko ntabwo uri buhure n'umubosi ngo kubera ko avuga icyesipanyolo ngo uvuge ngo bosi ngo ndaza kuguha raporo nte gute ndaza wenda ningira ikibazo bosi ndamwandikira nte ko ndeba bosi wanjye ari umuhinde cyangwa ari umudage, kandi nka mu rurimi naruzi gute. Ibyo bintu sinshaka kongera kubyumva ukundi uvuga ngo indimi zakunaniye, indimi ntuzongere kugira ikibazo cy'indimi rwose. Uburyo ushobora kuba kwandikirana na bosi wawe, uburyo ushobora kuba buri kimwe cyose rero ugomba kugira bagomba kugufasha, ushobora no kuruvuga wabishatse. hari na translator igufasha kuba washyiramo ijwi ryawe igahita ibwira uwo muntu nyine icyo umubwiye mu rurimi rwe. Urumva ko nta kibazo rwose cyo kongera guhungabanywa no kuvuga ngo indimi ngo zatunaniye ngo ngewe ngo oya approaching buri muntu wese, ntugire ikibazo rwose pe cyo kuvuga ngo ururimi runaka. Wenda dusoreza aha ngaha, ndakeka ko nta kintu mutabonye, icyo nagira ngo bereke step by step, hariya wabonye ko bikora. Icyo naberekaga ni uburyo nyine izo ndimi ushobora kuba wagenda uzihindura, ariko urabona
gmail.com, nabyo ni ibintu biri simple pe, ni ibintu biri simple, ntimugire ikibazo rwose pe, ibintu byose byoroshye. Niba warebye ino video ni akantu gato cyane, nakubwiye ko ari kuri social media zose, n'ubundi ugomba kugenda ugacunga kuko ari akantu k'akamenyetso ka translator karimo, kugira ngo uze kubagira ute, kugira ngo uze kuba waganira n'uwo muntu ushaka, niba ari kuri Instagram, imbuga zose zo ku isi pe, ndakubwiye ngo zigise zifite iyi option ubwo biterwa na telefone, ni ukuza ugakanda kwa turiya tudomo dutatu, ubundi ugahita ugera kuri kariya kantu ka translator, ubundi direct ugahita utangira kuganira n'abantu. Reka mbashimire mwese rero mwamaze gukanda subscribe ku Ihozo TV, nge tuba turi kumwe muri iki kiganiro buri munsi, ndituru mukomeze kugenda mugira ibihe byiza, mukomeze kudushyigikira mushyiraho ibitekerezo byanyu, mukanda like, mukora share, buri kintu cyose kugira ngo tuze kuba twagira dute, kugira ngo dukomeze tubane, ikintu cyose ubona cyadusapotinga kugira ngo dukomeze twagure umuryango wacu, wagikora nicyo kintu nabasaba cya mbere, kugira ngo dukomeze twagure iyi YouTube channel yanyu. Ni YouTube y'Abanyarwanda, ni YouTube y'abantu bose bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, ni YouTube y'abantu bose bo ku isi. Rero impamvu mugomba kuyishyigikira kugira ngo dukomeze twagure ubumenyi, dukomeze twagure ibiganiro birenze, kugira ngo natwe dukomeze dushyuhe, kugira ngo dukore ibintu bikaze. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza.